mu masaha ya saa sita z'amanywa. Imwe mu modoka zitwara ibishingwe igeze ahari ikimoteri cya Nduba, ikaba ije kumena imyanda ivanye mu ngo n'ibigo byo mu mujyi wa Kigali. Iki kimoteri kiri hejuru ku mpinga y'umusozi muremure, ni mu murenge wa Nduba, akarere ka Gasabo. Cyashyizweho mu mwaka wa 2011 nyuma yo gufunga icyari Nyanza ya Kicukiro. Mu myaka yashize abaturage baturiye ikimoteri cya Nduba bakunze kumvikana bavuga ko babangamiwe n'umunuko ndetse n'isazi bituruka mu kimoteri. Mu gihe cyashize iyo wageraga hari ikimoteri cya Nduba wasanganirwaga n'ibirundo by'imyanda, isazi ndetse n'umunuko. Ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi, isuku n'isukura WASAC nicyo gifite mu nshingano imicungire y'ikimoteri cya Nduba cyakira imyanda iturutse hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Hari ibyo iki kigo kimaze gukora mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo cy'umunuko uturuka muri iki kimoteri. Uko buri modoka imennye ibishingwe, aba basore n'inkumi babanza kubijonjora, ibibora n'ibitabora bigashyirwa ukwabyo. Indi myanda isigaye iyi mashini irayisanza, hanyuma bakarenzaho itaka, ubundi bagatsindagira, bityo umwanda ntiwongere kugaragara. Isura y'ikimoteri cya Nduba yarahindutse. Iyi mbuga mubona mu gihe cyashize yabaga yuzuyeho ibishingwe. Iki kimoteri murabona ni kinini, mbere ahantu wasangaga hose hari imyanda. Icyabanje gukorwa rero ni ukugira ngo ya myanda ihari yose isanzwe turenzeho itaka tunahatsindagire, noneho tujye tugena agace tumenamo imyanda. Ariyo mpamvu mubona twagerageje no gucamo imihanda kugira ngo umuntu ashobore kuza yinjire mu kimoteri agisure, cyangwa se n'imodoka ubwazo zinjira mu kimoteri zibone aho zinyura, zibone n'uko zimena ahantu zimena imyanda aho ahagenwe. Nubwo ubu buryo busa nk'aho bwagabanije ubukana bw'ikibazo cy'umunuko wakururaga amasazi, uyu muyobozi muri WASAC avuga ko harimo gutegurwa umushinga uzakemura iki kibazo ku buryo burambye. Hari ibyo WASAC iteganya mu buryo burambye bijyanye n'iki kimoteri cya Nduba, aho turi gukora inyigo izatwereka uburyo nyabwo bwo gucunga ikimoteri, tunagerageza no kugira ibindi tubyazamo, cyane cyane nk'ifumbire iva mu myanda ibora, uburyo havamo mu myanda itabora ikindi cyavamo, nko mu plastique havamo iki, mu makarito havamo iki, kuko hari tekinoloji ihari ushobora gukura, usibye gukura ifumbire mu myanda ibora, ushobora no gukura amapave, ushobora no gukora amapave muri iyi myanda ya plastique ukagira ibindi bintu uvanamo. Ibyo byose rero nyuma y'iyo nyigo iri gukorwa ishobora kuzarangira mu ntangiriro z'umwaka utaha, tuzaba tubonye ishusho y'uburyo nyabwo bwo kujera cyangwa se gutunganya imyanda mu mujyi wa Kigali. Ibi turi gukora ni uburyo butateza ibibazo, ariko hari n'ubundi buryo bwiza busumbye ubu ngubu buri gutekerezwaho muri iyo nyigo iri gukorwa. Abaturage baturiye ikimoteri cya Nduba bavuga ko ubu buryo bwo gutaba ibishingwe bibora n'itaka bugenda butanga umusaruro. Bemeza ko umunuko n'amasazi byaturukaga mu bishingwe byagabanutse. Aba baturage ngo ariko baracyabangamiwe n'undi munuko. Ni umunuko uturuka mu myanda yo mu misarani yo muri Kigali nayo imenwa mu byobo byacukuwe ahinduba. Mbere ho byari bikabije cyane kuko isazi zavaga kuri ibyo bishingwe bamenaga. Ubwo rero batari bagenda bamenaho itaka,
isazi zazaga mu rugo zikaza ku bintu, ku byo turya, ibyo twogeje nk'ibyombo zigasanga zirabyanduza. Ubu rero basigaye bamenaho itaka, ntabwo zikiza nk'uko zazaga mbere, ariko tukaba dufite ikitubangamiye nk'amawesi bavidura i Kigali bakaza kumena kuri ibi byobo. Nibyo bitubangamiye cyane kuko birasamye. Nkatwe nk'ababyeyi tuba dufite n'impungenge nk'iy'abana bataraye gutya bagiye, tuba twibaza ko banasunikanaga, bagenda bakakegera bakaba basunikanagamo, umwe akaba yanagwamo, tukumva turahangayitse nk'ababyeyi. Icyo kintu rero cyatubangamiye rwose ku by'icyo byobo by'amawesi bavidura bakaza kumena, ni ibintu bitubangamiye cyane. Kimwe nuko hari n'isazi zigenda zivayo ziza, haje ubungubu ibisazi binini nubwo wenda izo ntoya zazaga mbere bakimena ibishingwe by'akajagari gutyo babimena hafi hacu batabisuka bitaka, ariko ubungubu izo sazi nini zirimo kuza ziturutse kuri ayo mawesi bavidura bazana kumena aho ngaho kuri uwo mwanda, zikaza zidusanga mu rugo. Ni ibisazi binini cyane. Imyanda bazana bavidura mu matuwarete mu mujyi bakaza kumena hano haruguru mu byobo ureba hano haruguru, kandi ibyo byobo ubwabyo ntibyubakiye, nta burinzi bifite, abana bahaca buri kanya, umwana ashobora no kugenda akaba yasunikamo undi, nawe urabona ko biteye imbogamizi. Ubwo nabwo kandi isazi nabwo zijya hejuru yaho zishobora kumanuka zikaza mu ngo, ziraza hanga mu gasoko hafi aho duhahira, ziraza kajya ku bintu, ukumva ko ari imbogamizi zikabije cyane. Kuri iki kibazo Kanangire avuga ko harimo gutegurwa umushinga wo kubaka uruganda i Masaka rukazajya rwakira imyanda yose yo mu misarani ya Kigali. Mu gihe uwo mushinga urimo gutegurwa ngo bagiye kongera imiti yabugenewe ishyirwa muri ibyo byobo kugira ngo umunuko ushire ntibyongere kubangamira abaturage. Hariya hamenywa imyanda yo ituruka mu matuwarete. Dufite umushinga wo kubaka uruganda ruzajya yiyungurura twita Ficoslave Treatment Plant, tukayubaka i Masaka. I Masaka? Masaka. Ni ukuvuga ngo rero hari inyigo yakozwe ya mbere Federalist igiye kurangira, ariko hari n'indi projet dufite ya Quick Win Solution tugomba gukorera aho ngaho kugira ngo imyanda ijya hari izinduba yo kuzakomeza kugenda. Ni ukuvuga ngo uwo mushinga ni uwo kuzatuma iyo myanda ituruka muri tuwarete tukayijyana Ndobo, ahubwo tukayijyana muri urwo ruganda duteganya kubaka ruzaba ruri i Masaka, none kugira ngo dutunganye amazi avamo ajya mu bishanga, ibindi by'ibitaka abantu bareba icyo babikoramo, nimba havamo ifumbire. Uburyo niwo mushinga uhari uzatuma icyo kibazo gikemuka, twongera kubimenya hariya. Raporo y'ikigo cy'igihugu cyita ku bidukikije REMA yasohotse muri 2018 yerekanye ko 2% gusa by'imyanda yose mu mujyi wa Kigali ari byo bitunganywa bigakorwamo ibindi bikoresho bifite akamaro bikenerwa mu buzima bwa buri munsi. Uwo mubare ngo uracyari hasi cyane. Ikimoteri cya Nduba cyakira toni zisaga 500 buri munsi z'imyanda ituruka mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali.